Hello, uhawe ikaze wowe ufunguye ino video. Sasa kuri CapCut hari ukuntu ukora video yawe ubona wari wanayikoze isa neza ariko wayemeza ukabona iri kugaragara nabi ukibaza ngo ni iki cyabite, ese byatewe n'iki. Hari igihe video yawe uba wayifashe ukayishyamo editing ariko nanone ukaeditinga kwajya kuyisavinga ukasanga wayisavinze nabi. Icyo ngiye kukwereka n'uburyo uzajya uyisavinga ikabigaragara neza ifite umwimerere. Kino dukora hano turazana ndaka dufate video runaka nkanda hano kuri add bananje mu video reka mfate nk'iyi ngiyi wenda nk'iyi urugero kankande add. Urabona uburyo igaragaramo nyene, urabona uburyo igaragaramo uri kubireba. Hari ukuntu isora ugasanga yanagaragaye nabi kurusha ko irimo iragaragara neza kwibaza ngo byagenze bite. Ikintu tugiye gukora ahangaha ngiye kukwereka uburyo uzajya ukora video yawe wayisohora igasohoka igaragara neza, igaragara fresh kabisa. Woraza video yawe wamaze editinga cyangwa se no editinga nibigaragara. Hani ikintu ukora ushobora kuza hano mu ma filter ugakoraho hano haba hari ama filter ukakora hano hari adjust ubugiye kugenda nyine utuntu twose wiyongereramo ukesha video kushaka kadore kuri brightness ni umucyo cyangwa se uburyo video ibike. Urabona uko ugenda ukagabanya irijima, uko ugenda ukongera ukabona umucyo wiyongereye, ukazi kuri contrast nayo ukongera cyangwa se ukagabanya bitewe nawe uri kubona bigaragara neza. Kuri saturation noise biba bijyana n'ibintu by'amabara uburyo bibareba bigaragara. Ngende mbisetinga kaza hano kuri variance ukagira naho ugenda uhitamo nyine ahantu ushaka gusavinga video yawe igaragara. Ego sharpen ushaka wabyongera. Bana video uburyo iri kugaragara bitandukanye nuko yari imeze. Utungutu twa sharp byose ucamo twose ugenda wongera. Urana ushaka hano ni uburyo irebe igaragaramo byose ukagenda ubisavinga. Urasavinga ama highlight niyo rumuri rwo manda urabona ko video iri gucya. Ako wirenda gushyiramo byinshi kuko yagiye ushyiramo byinshi ukayica. Ugenda buri kantu ukora ureba ujyana imbere ujyana inyuma aho ubona iri bigaragara neza. Sasa nose wamaze guhitamo utuntu twose ushaka. Ikintu ukora ya video yawe izasohoke igaragara neza. Uzano kuri export. Ahangaha kuri export hino hari ahantu haba hari ama pixels ya video. Urabona hari 220 pixels ni uburyo ushaka kuyisoramo ushaka kwazana muri 480 pixels. Gusa uko ama pixels ya video aba menshi, ama pixels ya video uko aba menshi nakwigaragara neza. Ushaka no muri 700 ubwo uburyo ari kuyisora igaragara buba bwisumbuyeho. Ukaza hano mu 1000 akenshi ne mu 1000 haba ari sawa. Niho inkakuru ukora video ifite iminota myinshi cyane mu 1000 haba hahagije. Iyo waje muri 4K muri 4K 2K cyangwa 4K video yawe ibi ikeye igaragara neza pe. Hanyuma reka tuyisore ahangaha muri 4K hano katubanze tuyisorere muri 4K. Kuyi exportinga bisaba ko dushyira network tukareba iriya add n'itegeko nyine niko CapCut iba yarabishatse. Ufungura data ubanza urebe add bashaka kukwereka kugira ngo usohoremo video cyangwa se uyisavinge kuri phone yawe. Gutegereza tukareba ino add ikarangira ayo masegonda hejuru akarangira kugira tubashe kureba video yacu. Urambirwe mba nanze kubikatamo kugira ngo mujye mubibona neza, tuzamuvuga ngo ari yango byagenze bite kange ko byagenze uko. Aho ngaho urabikupa. Sasa video yacu urabona dutangiye kuyisavinga, turi kuyisavinga tugiye gutegereza yuzura 100%. Video yacu sasa urabona ko yuzuye. Nimara kuzura urakanda no kuri done hanyuma tugaruka inyuma. Video yacu yamaze kuzura urabona ngiye hano hasi ifite megabyte 8 turayikoraho. Nanone ubwo tugiye kongera tuyisavinge muri iriya
ifite pixels 480 kugira ngo tuze kureba itandukaniro ryabyo. Urakora nanone hano hejuru ibumoso impande ya export ukandeho biri mu mapixels 720 kadushyira muri 480, hanyuma dukande export. Nababwiye ngo kugira ngo usavinge video yawe muri phone, CapCut gutegeka ko urabanza ukareba add, hanyuma wamara kwireba ukabona gusavinga video. Sasa video hano kujya bisavinge ugomba kuba nyine ufite data ukazifungura ukareba iyo add ukabona gusavinga video. Add zikirangira urabona ko ya video itangiye gusohokamo tu. Iyo ngiyo ifite amapixel 480. Urabona yo kiri no kwihuta nyene, iri kwihuta kubera ko yo iranabe ifite megabyte nkeya na ibihuriye n'iriya wa savinge muri 2K cyangwa mu gihumbi. Urabona nayo okay, nayo yeme. Dukande done, hanyuma dukupe tuze muri video zacu, hanyuma urebe itandukaniro rya ziriya video ebyiri. Itandukaniro ryazo tugiye kubanza tuze kwingi tumaze kwemeza ifite amapixel 480. Dore ngiye urabona ko irimo iragaragara. Rero no ya uploadinga hari igeze kuri YouTube usanga iri kugaragara nabi, utari kubona ukuntu igaragara. Urabona ukuntu igaragara. Sawa kadukupe batuza no kuyifite amapixels twafashe muri 2K na 4K. Urabona nayo ukuntu igaragara. Iyo uploadinze itandukaniro uraribona cyane kuko ntago ziba zikigaragara kimwe. Ubikore uza uploadinge urareba urambwira. Sawa, ubwo kujya usore video igaragara neza nuko iba why export inzara kuri CapCut ifite ama pixels menshi, nibwo bigaragara neza. Ndagushimiye cyane dukomeje kubana. Nimba utarakanda subscribe kandi ufungure inzogera naho butaha mu yindi video. Murakoze.